turabasuhuje tubaha n'ikaze bakunzi ba TV10 tubahaye ikaze mu kiganiro babayeho bate mumenyereye ko gitambuka buri wa kabiri saa 3 z'umugoroba ndetse na buri wa gatandatu saa 2 z'umugoroba. Uyu munsi nkuko mubibona ndi kumwe na bamwe mu bakora akazi k'ubukanishi bakorera mu igaraje iherereye mu mujyi wa Kigali ariko igahanga umanuka usa n'ujya mu Bugesera, babarizwa muri koperative Imboni z'igihugu z'ejo heza. By'umwihariko ni koperative bamwe mu banyamuryango bayo, benshi mu banyamuryango bayo nabaturutse abavuye mu bigo by'ingororamuco cyangwa se mu bigo by'ingororamuco harimo Iwawa, Gitagata ndetse n'ahandi. Baravuga bati nyuma yo kuvayo tutazisanga twongeye twasubiye muri za ngeso n'ubundi zatumye dusubira tujya mu bigo ngororamuco. Bahitamo gushinga business, bakora umushinga, batangira akazi ko gukanika ndetse n'ibindi bitandukanye. Yewe mugiye kubana muri iki kiganiro nk'ibisanzwe ndi Olive Imburi yambabariye. Tubahaye ikaze mu kiganiro, bagiye kutubwira byinshi ku rugendo rwabo rw'iterambere ndetse n'urugendo rwabo uko bisanze baragiye mu bigo ngororamuco ndetse nuko bavuyeyo n'ingamba bafashe kugira ngo batazisanga basubiyeyo nk'uko tubibona cyangwa se tujya tubyumva hirya no hino, ugasanga bamwe bavuye mu bigo ngororamuco bongeye basubiyeyo. Amazina yanjye ni Ntampaka Sylvain, perezida wa koperative Intore z'igihugu z'ejo heza. Koperative yacu yitwa Intore z'igihugu z'ejo heza. Induka ntako kaba karenzeho. Ifite abanyamuryango 15. Twatangiye turi abantu 6-7. Ariko tujya twongeramo abandi baza batwiyungaho nka bagenzi bacu ati muze tugendere hamwe. Ku bantu bakurikiye TV10 turi mu igaraje hano igahanga, koperative y'abakanishi bameze neza cyane ariko by'umwihariko bibumbiye muri koperative. Ni koperative igizwe n'abanyamuryango bavuye Iwawa. Igitekerezo cyo gushinga iyi koperative cyaje gutemwa gikuye he? Igitekerezo ahantu twagikuye, twaricaye turabati reka turebe ukuntu twishyira hamwe tukusanya udufaranga, ndumva ni 15,000 tujyana kuri konte, dufunguza konte, tugenda twizigama gake gake. Akarere kabonye igitekerezo twagize nako karaza kadutera inkunga, ndumva kaduhe 1 miliyoni n'igice. Ndumva ni muri 2020 muri na gatatu gutyo, 2022 maho. Tangiranye igishoro cy'ibihumbi 15 cyane rwose. Akarere kumvisha igitekerezo twageze karadusuye, kumva ka Kicukiro, kumva igitekerezo twageze karavuga ati reka tuze tubarebera ibikoresho, kaduha 1 miliyoni n'igice. Kaduha 1 miliyoni n'igice, tuguramo ibikoresho bikeya, tuguramo n'ihene, dutangira gake gake ari ihene zinga hari kubungubu turahabageza murebe. Tutaragera mu ihene, ku ihene ubu mufite igishoro kingana gute? Ubu igishoro dufite ntago kiri munsi ya 35. Oya da. Kiva kuri 1 miliyoni n'igice kiri kuri 35. Kugeza kuri ubu nakomoje ku buyobozi bw'akarere nyirizina, mukorana gute? Ubuyobozi bw'akarere dukorana neza, butuba hafi, simfe n'ubuyobozi bw'akarere gusa, n'ubuyobozi bwa polisi bwabonye igitekerezo twagize naho tumeze. Minentere nayo dutera inkunga, umujyi wa Kigali bose mbega urumva baturi hafi bose, akarere, umujyi wa Kigali, polisi, urumva ni ibintu byiza cyane. Ihene ziri turabageza mu kiraro nta kibazo rwose. Dufite umushumba. Dufite umushumba uzitaho umenya ibyazo bya buri munsi. Amafaranga dukuyemo n'ubundi ni inyungu za koperative dushyira kuri konti, cyangwa tukashyiramo n'izindi tukareba nimba dukeneye imeze gutya tukongeramo andi tukajyana kuri konti nta kibazo rwose. Kuri ubu
ubu hari urubyiruko rubateze amatwi by'umwihariko, hari bamwe bavuga bati kwihangira akazi byaranze, bamwe bakayoboka imihanda, abandi bakajya muri za ngeso zo ku ruhande zitari nziza, harimo izo kwishora mu biyobyabwenge, abandi bakajya kwiba, abandi niki mwababwira? Ikintu twababwira, bicika intege ngo bumve ngo kwihangira imirimo byaranze. Ntago byanze, nibagerageze, kandi buriya nta muntu umwe ugira gute wigira. Nibishyire hamwe, niyo baba barenze 2-3 bishyira hamwe bagatangira gakorwa. Iyo bagatangiye hari n'ababyeyi batureberera, abayobozi bacu batureberera, bagezaho igitekerezo bakagufasha. Nibagire bicika intege cyangwa bazaze tubigishe, tubabwire uko twatangiye natwe, tubagire inama. Sibye gukanika, uravuze uti tubigishe, mujya munigisha abantu uyu mwuga? Twe dukora byinshi ahangaha, harimo gukanika, abatera amarange, abakora amapine, ntago wabura akazi ukora. Ndashaka ko mutera ijeke mukaza, byose turabigukorera icyo ushaka cyose. Hanyuma reka mukanya turakugarukaho, dukomezanye na bagenzi bawe. Salamu. Salamu. Nitwa Musabyimana Emmanuel. Ni ukuvuga ngo ibi twabyinjiyemo mu gihe twari tuvuye muri kiriya kigo ngororamuco cya Iwawa. Tugira igitekerezo kubera ko abenshi muri twe twagiyeyo n'ubundi twabaga mu magaraje, hari abanamba bazi koza imodoka, hari n'abakanishi. Ubwo rero tuvuyeyo, niyo mpamvu twahisemo uyu mushinga wo kugira ngo abe ari wo twakora, kuko abo twiyumvagamo nibo n'ubundi turi kumwe. Bamwe mwari mwaragiyeyo, ubwo mpise ngira amatsiko, byari byagenze bite kugira ngo mwisange bamwe ari abanamba, abandi mukora aka kazi, mwisange muri hariya? Ni ukuvuga ngo twebwe icyo twahisemo, nkanjye ngewe akazi ni umwuga nize muri kiriya kigo, nize tailoring, mu Kinyarwanda ni ubudozi. Igikurikiyeho nabaye n'uwa mbere, ninjye wabonye igihembo cya mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo rero twarebye ikintu cyaduteza imbere kugira ngo twiyegereze na bagenzi bacu twakoranaga umurimo umwe, duhitamo ubukanishi, duhitamo sudire, baduha ibikoresho, dukomerezaho kugira ngo ubuzima bukomeze bujye imbere. Ni ukuvuga ngo abari aha bose ntago bavuye Iwawa, ni bagenzi bacu bagiye batwegera kugira ngo tubone ukuntu ubuzima bwatera imbere. Ariko mu by'ukuri ngewe ubu icyo naguhamiriza, ntago tukitwa rya zina, ubu turi imboni z'impinduka, kuko urabona abagabo bahari bariyubashye, ntago babana na mayibobo. Urabona ko rwose dufite aho twavuye n'aho turimo kujya, kandi turabyishimiye cyane cyane. Ariko ikintu kidushimisha leta y'u Rwanda, ukuntu itwitaho, abayobozi nkawe ubu sinari nkuzi, ariko ubu turamenyanye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo natwe intego dufite ni ukwaguka, tugakomeza imbere aho gusubira inyuma. Urumva nta bindi byinshi nakubwira, n'abagenzi banjye barahari, barashima leta y'u Rwanda yatugiriye neza rwose, ni ukuri kw'Imana. Murakaze. Ni sawa. Amazina yanjye nitwa Munyaneza Elisa. Ntabwo nitonda kubera kiriya kintu kimwe. Nawe wavuye hariya hakurya? Yanjye ntabwo navuye, nuko naje kubajoyininga kugira ngo dufatanye gukomeza ubuzima, kubera ko nanjye ntabwo ari nisho byo kuvuga ngo hari icyo nakigeza, ahubwo naje kwegeza abagenzi banjye kugira ngo dufatanye kwiteza imbere. Kubera iki
wahisemo kuza kwisungana nabo? nuko aribo bari bari mu nzira y'iterambere. Umaze igihe kingana iki ukorana nabo? Igiye kuzuza umwaka. Umuntu yavuga ati ese umukanishi ukorera muri iri garaje by'umwihariko umunyamuryango w'iyi koperative yanyu Imboni z'igihugu z'ejo heza, umuntu yavuga ngo umukanishi ukorera muri iri garaje abayeho gute muri rusange? Muri rusange umuntu wese ukoreramo hano ntabwo yataha adakoze ku mafaranga, kubera ko kenshi ibyo tuba twaje guhigira umuryango bamwe muri twe. Urumva rero akazi hano karimo, nawe urabyibonera, ntabwo ari ibintu turi kubeshya ngo turi kuzuza inkuru. Akazi karahari, umuntu wese ufite imbaraga n'urubyiruko ruri hanze rwiruka mu biyobyabwenge turabashishikariza ko hano baza bagakora nta kibazo, kandi turabona bafite abana baje kwiga akazi n'ubundi bakuye mu muhanda baje kwifatanya natwe, turi kwereka inzira y'iterambere. Ku munsi ubu iyo byagenze neza uvuga uti uyu munsi kabisa isake nayipfuye ibintu bimeze neza, ushobora gukorera yibura bitewe n'umubosi mwahuye 15 wayabona. Ko numva mukorera amafaranga menshi ku kwezi? Ntabwo ari buri munsi avuga ngo yaje buri munsi, ejo igihe byanga uyu munsi bigakunda. Ntabwo igihe cyose amafaranga ahoraho. Iyo byanze ushobora gucyura abantu atana n'ikintu ufite uwo munsi iyo byanze. Ubu mu gihe kirenga umwaka uri umunyamuryango wa koperative Imboni z'igihugu z'ejo heza, uri umukanishi hano mu igaraje by'umwihariko abo twasuye bakurikiye ikiganiro babayeho bate kuri TV10, mu gihe kingana n'uwo mwaka umaze ukorera hano, ni iki watubwira wadusangiza umaze gukuramo? Maze kubigiraho ibintu byinshi, kubera ko ngiye bwa mbere duhura nyine nk'uko ubyumva bavuga ngo ni mayibobo nyine ngo nabanywa tabi, ariko si uko nabasanze ari nk'abantu basanzwe twiganye mu ishuri rimwe, nyine n'abaturage basanzwe, n'ubwo yenda n'umuntu ugiye kukuranya kugira ngo kuri mayibobo, ariko ntabwo ariko bikiri. Ubu ni ku mboni z'impinduka hose kugira ngo urebe ko hari icyaboneka. Ubwo muri butike ni dukora ni njyewe. ubihuza gute no gukora hano? Urumva n'undi hano harimo sekirite, nawe wakinjiramo ngakoremo, iyo nje ndakingura nk'ibisanzwe, akazi kaboneka ko gukora nkakora, kataboneka nkicara hariya. Ubu urateganya iki? Ubu ndateganya kwagura bizinesi, ubushobozi niba bukabonetse neza nk'uko umuntu abyifuza. Urateganya kuyagura mu buhe buryo? Urumva nacuruzaga piyesi zoroheje, tuzongeraho piyesi byibuza zihenze ziri hejuru. Urumva nacuruzaga amavuta n'utundi tuntu dukeya tworoheje, ariko nzongeraho bizinesi yaguke ku buryo byibura zabaremo nka miliyoni 10. Na mugenzi wawe ndabona hari mugenzi wawe karimo kujya inyuma se ngwino nagukunze rwose w'impunga. Salamu. Bimeze bite? Fresh. Witwa wiki seji? Nitwa Kalisa Venuste. Umaze igihe kingana iki muri koperative? Imyaka 4. Watangiranye nayo? Natangiranye nayo. Nawe wari waravuye hariya hakurya? Yego. Hari bamwe bajya bavuga ngo hari urubyiruko rwisanga rwavuye hariya ngo bakongera bagasubirayo, we kutasubira? Impamvu hari ingeso zari zatujyanyeyo, twaje rero twemeje kuzikosora kugira ngo natwe tujyane n'abanyarwanda. Ubwo rero umusubirayo ni wa wundi wanze guhinduka n'ubundi ugikunda cya Kigali. Ubwo rero twebwe twiyemeje kuvuga ngo tuve mu Kigali tubumbire hamwe dushaka ubuzima bw'ejo hazaza n'imiryango yacu. Ni irihe banga mukoresha se kugira ngo utisanga wagiye muri cya Kigali cy'ingeso mbi kigukurura kikujyana hariya? Urakoze. Ibanga rya mbere ni ukunyurwa n'ibyo wabonye. Ibanga rya kabiri ni ukugendana n'abantu bakwereka ejo hazaza. Za nshuti zikujyana mu Kigali ukazihorera. Nk'ubu ngubu nkanjye nagiye waba ningiye wafunguye waba icyiciro cya mbere. Navuyeho 2011 mu kwezi kwa 6. Ubwo rero mvuyeyo bitewe n'ibiteno nabonyemo cyangwa n'amasomo nabonyeyo, ndavuga ati Imana izambabere nizangarura aho hantu. Ubwo wari wagiyeho byagenze gute? Dusangize gato ku buhamya. Mbese mu buzima bwanjye njyewe niberaga mu muhanda hariya Sodoma. Hariya
haba b'abakobwa bameze kwa kundi se ababi n'abeza bose murahahurira. hariya niho wabaguriye Hariya niho naruhukiye mvuye iwacu mu cyaro. Shiduka nibonye muri buriya buzima. abakobwa bakubwira bati ku 1000 kuri 500 umubiri mwiza uratwara. Niko byari bimeze. Ubwo rero mbona ikigare nagenderagamo ariho bankuye ngiye ku ishuri, ndavuga ati ngomba kugaruka ngahindura iseta, ngahindura n'abantu twagendanaga kugira ngo forome izindi shuti. Gore tuvuyeyo nuko ko twabigenje. Ubwo urumva twemeye rya somo twahawe no kwihangana, kandi byose biba birimo, utihanganye ni wabigeraho. Ubwo kugira ngo tugere kuri ibi bintu hari ibyo twigomye, ngira ngo nawe urabona aho tugeze. Perezida wacu yabikubwiye, twatangiriye ku 15,000. Dore ubuzi isaha afite na moto, dore ngiriye iriya ni yawe ni iyanjye. Yavuye mu mbaraga z'aba bagabo na bagenzi bacu, nyine ubona biyemeje ko twahuza. Dore ngeye kuri izi saha nta kintu nashinza leta, kubera ko yaranyigishije ndafata. Ahubwo nkabashishikariza n'undi ujyayo buri munsi koko, kubera ko ngungwara abana bagiye y'ishuro zirenga 10. Siko bimeze, nta kindi rero kibajyana, si uko leta ibanga, si uko abanyarwanda babanga, ahubwo nuko banze gufura kamwe. Nkaba nabashishikariza yuko bafura kamwe, bakaza bakegera abakuru babo, tukabigisha natwe inzira twanyuzemo, tukubaka igihugu cyacu. Njye ndi papa w'abana 6. Abo bana nababyaye nyuma mvuyeyo. uracyabyara se cyangwa urateganya kubigenza kwa kundi? Ni ukuvuga ngo bitewe n'ubuzima nabayemo, ntabwo umudamu umwe ari we wababyaye. Ubwo nawe urumva ahantu nabaga. Ariko bitewe ko nkunda umuryango, nkunda abana banjye bose, narabazanye mbana nabo. Ubu ngubu umugore umwe niwe bafite. Urumva hano sinahaza ngo mabure 10,000 cyangwa 5. Uko byagenda kose, wenda twakuyeho hano mu gipangu cyacu ni 10,000. Ubwo nabwo tuba tuvuga ko twakuyeho, twafata we ukuraho nukugira gute? Ubwo tuba twana amafaranga bayabuze. 10,000 byo turabicyura. Ubwo yo bigenze gutyo, bya 10,000 uravuga ati nk'umunyamuryango, reka nizigamemo 3 neganye ejo hazaza. Nuko urumva ko nta muntu wagira ikibazo yizigamye 3 bya buri munsi mu myaka 4. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ariko nyine umuntu ufata iyo ntego yo kwizigama ni ibintu bihenda cyane. Kugira ngo upfe kubyihanganira, ufashe kugera ku cyo ugeraho, bisaba kugira gute kwitanga. Rero ndumva navuze ibintu byinshi namwe murebera amasaraba, turabageza ku ihene. Urumva tubereka umusaruro wavuye ku ihene, si 14 ni 2 twabanje kugura, ni 12. Ubu tugeze muri 40 n'izindi. Urumva turanagurisha, kandi nicyo gituma rero kuri sange nta kintu nashinza leta yacu. Iradukunda, ahubwo twebwe turabatumye ngo mutwohereze n'urwo rubyiruko rwananiranye, urumva rutemera kugira ngo rufure kamwe, ruze natwe turugorore nk'uko natwe mwatugoroye. Murakoze. Mbere yo kukurekura unteye amatsiko, uravuze uti najyaga Sodoma ngahuhaho gutya kuri twa tuntu dutumuka, ntago agatima kajya karehareha nibura ngo wumve wasubira gusura abo Sodoma cyangwa ushatse guhuhaho? Urakoze. Buriya naye njya gufata umwanzuro, hari ibyo naye narahabonye, nari mbe maze mu imyaka 20. Urumva mfite 40. Ubwo buzima nabubaye mu imyaka 20. Bigeraho ndavuga ati reka fata umwanzuro, shaka urugo nanjye nzitwa umugabo. Abo bagore se cyangwa Sodoma, ubu ngubu hashize imyaka 3 nanahagera. Twararangijanyije. Nicyo na rero nkubwira ngo gufata umwanzuro birahenda. Nyeba Sodoma nta moto nagiraga, nagendaga n'amaguru. Ariko ubu ngubu ndakatse bakavuga ati dore boss aratashye. Urumva ibyo rero byose mbikesha nde? Mbikesha leta y'igihugu yadufashe ikatujyana ku ishuri, tukagenda tukwiga tugafata nizisanga ubwira ngo fite moto. Ibutaha nugaruka none uzaza nkubwira ati twaguze n'imodoka ubu noneho.
moto ko iparitse ko itari mu kazi singira ngo nawe yari kubirimo gukorera amafaranga nawe uri gukorera ayandi hano. ni ukuvuga ngo impamvu ibiparitse iyi ngiyi twayigize serivisi y'igaraje ryacu, icyo dukeneye turatega tukajya kukigura. Ni uko nguko ubundi biparitse hari itegereje igikorwa cya koperative kibonetse, nimba ari Nyabugogo nimba ari Shyorongi, ubwo tugahita twatsa moto yacu twigendera. Wowe uyikuramo umusaruro ute? Umusaruro nkuramo ni uwa koperative nanjye, kwako n'ubundi niho nayikuye. Umwami Yesu ura cyane kugira ngo nyine ugire icyo ugeraho hari ibyo wigomwa, nabanje kubikubwira. Kugira ngo ugire icyo ugeraho hari ibyo wigomwa. Nanjye nk'umuntu uba waguze risasi, urumva ntago natanaho babona nabuza ya risasi ngo bayanyeme. Ariko akazi keshe kora nta kacu. Jewe natangiranye na koperative. Yego. nawe wavuye hariya Iwawa? Oya. Ngiye gusa twari tuzanye kuko twarakoranaga batari banajyeyo. Noneho biba ngombwa yuko nanjye mbiyungaho. Erega nyegeraho muri umugore arabibona ko uri mu kazi wigira ubwoba. Oya ntago rero mu by'ukuri ikintu kituma abantu iyo bari kumwe bagashyira hamwe bakagira igitekerezo mbega kikaba kimwe, ni ukuri ibintu bigendeka neza. Ndibuka baduhamagara ubwa mbere ku murenge twumvaga yuko bino bintu tutazabigeraho bamwe na bamwe, ariko mu by'ukuri bamwe harimo abarimo kwicuza. Bavugaga ati zakazira nyuma bose bazabirwaniramo. Ariko ubu ngubu bakumva yuko nimbona kiriya cyuma nzagikurura, mugenzi wanjye nawe yabona batiri akayikurura. Ariko ubu ngubu bose baratungurwa no kubona ibikorwa tugezeho n'ukuntu twagutse, mu by'ukuri bose barumiwe. Ubu rero byose tukaba tubishimira leta y'u Rwanda. Iriya resitora nayo yavuye igishoro cyayo cyavuyemo hano mwaha ngaha rwose cyane rwose. Umuntu yavuga ngo ubu mukanishi wa hano mu igaraje intore z'igihugu z'ejo heza abaye hate nkaho ubayeho ute? Mu by'ukuri mbayeho neza kuko mba mu bukodi, ariko simbura yo kwishyura, simbura n'uwo mwenda wo kwambara, n'umwana wanjye nawe akabona umwenda wo kwambara no kwiga. Urabona yuko n'umugore wanjye nawe urabona yuko ameze neza. Urumva rero nta kintu nashinza bino bikorwa tukora. Uyu mugore ni igaraje ryamuguhaye cyane rwose cyane. Nkuramwe igishoro tujya mu rukiko turasezerana mariage nayo turayiteganya, nayo bizakunda. Dore wagiye kunkingira, dore no cyane. Yego cyane rwose niwe pare wanjye. Ibintu biraryoshye rwose. Urubyiruko ruduteze amatwi aka kanya n'iki warubwiye? Ikintu narushishikariza nuko mu by'ukuri bagomba kureba imyaka yashize bakareba n'ahantu tugeze, bakabona yuko bimwe umuntu yakoraga yishyira yuko ubu bitakemewe, yuko ubu ugomba ukajya mu bintu by'amatsinda mukegerana mukamura ahantu hamwe ku buryo hari igitekerezo mwese mukijyaho mukacyumvikanaho ibintu bigenda neza. Ariko mu by'ukuri kwa kundi kumwe umuntu yibetaga agira gutya ubu ntago watera imbere. Ahubwo njye inama nabagira ni uko bazaza bakatwegera tukabagira inama, tukababwira uko ibintu twabitangiye none hasigaye naho nimba ari abumva ni ukuri n'abejo nabo bazaba baduhamagara batubwira ngo muze murebe bya bikorwa mwatubwire natwe hari aho tugeze. Yego. Inshuti mukurikiye TV10 turi mu kiganiro babayeho bate, aho turimo kuganira na bamwe mu bakora akazi k'ubukanishi mu igaraje riherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Igahanga, ariko by'umwihariko babarizwa muri koperative Imbone z'igihugu z'ejo heza. Murimo kubareba mu mpuzankano imeze neza cyane, barimo kutubwira bati tumaze hafi imyaka 4 dushinze iyi koperative, ariko tumaze kugera kuri byinshi. Twatangiranye igishoro cya 1.5 miliyoni, ariko kuri ubu tugeze kuri miliyoni zirenga 35. Ni ibintu byiza cyane. Ngewe nitwa Sibomana Karekezi. Nkaba naravuye ku kirwa 2020.
ninjiyeyo 2019 ntaha 2020 kuko tumarayo umwaka amasomo ubu yarangije yose uhabwa nibwo naje sohotse ariko ngewe hakaba hari amasomo baduherayo ndavuga nge ntabwo nzayapfusha ubusa kuko nta kuntu wakicara imbere y'umwarimu umwaka wose akubwira ikintu kimwe iminsi 3 mu yindi minsi 3 akakubwira ikindi mu yindi minsi 3 akakubwira ikindi kandi ibyo byose biba ari ingirakamaro kuri wowe niho nemeye ndaza ndavuga ngewe nzareba abagenzi banjye dufatanye twishyire hamwe dushinga koperative kuko leta yo abarimu hari abatubwiraga ko iyo dutashye dusanga ubuzima buteguye kandi koko iyo witonze koko witwaye neza utashye uraza ugasanga ubuzima buteguye uraza ugasanga leta ibikuri hafi cyambere na mbere ducyurwa n'imirenge turagenda tukaruhukira ku murenge umurenge ujya kukurekura ukubwiye ati ejo uzagaruke hano turebe ko hari abandi bagenzi bawe mwakifatanya tukagira uko tubakura mu buzima budashoboka. Nyuma yo kuvayo se babandi bari baragushutse bakagushora muri za ngeso harimo za zindi zose nagiye kurondora na za zindi zaguryo nta wundi urongera kukubwira ati usoma utazabimbo oya kuko aho ngaho aho nabikoreraga ngiye nahise mava nta yindi mwaye nongeye kuhabona kuko naje ninjira muri iyi gahunda yo gushaka uburyo nakiteza imbere urumva iyo gahunda ya mbere yo ntayo nari mfite. Ufite iyihe gahunda rero? Ubu gahunda mfite niyo gukomeza nkiteza imbere nkashafatanya na bagenzi banjye tukiteza imbere kandi nanone nkibaza ngo ese aba bahungu bo bajya ku kirwa inshuro 2-3 ntago bahabwa amasomo nk'ayabandi bahabwa. Ubona icyuho kirihe? Ubona icyuho kirihe? Icyuho kenshi mbona icyuho kenshi kiba kire gituma basubirayo. Urabona iyo nka mwarimu kenshi abanyeshuri bari mu ishuri ntago biga kimwe. Hari uba wumva ari kwiga hari nuba wiyicariye mwaho gusa abo rero ngira ngo ni babandi bashobora kuba bumva bihita ariko iyo witegereje neza ukumva ikizakugirira akamaro ukaza ukagikurikiza nta cyatuma udatera imbere kuko baba baguha amasomo ahagije. Hanyuma se haba hari imbogamizi mujya muhura nazo muri aka kazi kanyu ka buri munsi? Murakoze mu kazi kacu ka buri munsi ubaho tugeze nta mbogamizi duhura nazo kuko ubizi isaha twe turikoresha wowe upanga gahunda yawe kavuga ati uyu munsi mfite akazi runaka ibikoresho turabifite nta kibazo dufite. Ugereranyije uko mwatangiye bamwe bavuga bati dore hari bagenzi bawe bari barimo bavuga ngo harimo abajyaga batubwira ngo ni za mayibobo ngo nujyana ikintu ngo aragiterura ukurikije uko mwatangiye nuko ubu muhagaze gerageza uduhe isura imbere y'abantu yaba abakiriya babagana ugereranyije uko mwatangiye se mbere babafataga gute kuri ubu bimeze bite? Urumva uko twatangiye urabyumva uko twatangiye ubu siko tumeze. Twatangiye tuvuga ati twishyira hamwe dukore garage abashoboye ko dufitemo n'ikinamba abashoboye boze ariko ryazina bavuga ati se uriya muntu turamushyiriye imodoka yacu turayitubona uko yari imeze ukumva agiye afite ako kantu ati acyakuramo piyese cyane ntituri bubone batiri ariko gake uko abona bigenda biza uko dukora iki yayizana akabona imodoka ijyanye n'inzima nta kibazo agenda akabwira n'abagenzi be agataye ko nyamara ryazina ntago ariko rimeze bagenda baza gake mubona aho bigeze nta kibazo rwose. Tugende kureba ihene. Izi hene dufite umushumba uzitaho amenya ubuzima bwayo bwa buri munsi.
karavuga ati aba bantu baturutse hera. Ukuntu byari bimeze ihene twabonaga zitazatugora cyane, tuhavuga ati reka tugure ihene, dushaka umushumba, dushaka n'ahantu zigomba kuba. Twatangiye dufite ihene ndumva ni 12, ariko dushaka umushumba akajya zitaho, akajya ziragira, kuko twebwe twaga dufite akandi kazi dukora ka mekanike, ntabwo twari bujye gukanika ngo tujye no kuragira bikundi. Ihene tugumye tuzitaho gutya, tukazishakira veterineri akaza akazitaho, akaziha imiti, zirya zirororoka zimera neza cyane. Dore namwe mubona ubu aho zigeze, twatangiye ku ihene 12, ubu tumaze kugurisha izirutise. Ndataha ni harya iyo umuntu bamuhaye ihene baravuga ngo ni intama. Tuguhaye ni intama. Bamuhaye intama. Rwose. Batatu. Oya, yabyaye 2. Akandi ntabwo ari akaye. Ibikorwa duteganya kugeraho ni byinshi, kuko ubu ngubu mwumvise n'umuvandimwe yaje ati njye nabonye moto. Ubu ntabwo dariho tugomba kugarukira, ubu twe tuhateganya kugura n'imodoka ahubwo mu minsi iri imbere cyane rwose. Tuhateganya kugura imodoka rwose, ahubwo ikintu nashishikariza abagenzi banjye bo bikumva ko aho bari bigunze ntacyo bagomba kugeraho, ntaki. Abantu bishyize hamwe muri 3, 4 mukajya kuri banke bakabaha amafaranga, ayo mafaranga mukamenya uburyo muyakoreshamo mukishyura, iyo murangije muhagenda bakabaha andi. Ubu twe rwose nta mwaka urenga tutaguze imodoka rwose. Ese isekurume izibangurira iva he? Isekurume izibangurira turayigura cyangwa muteza intanga? Oya, ntabwo turaziteza intanga, ni ukuyigura, yamara kuzimya tukayikuramo kugira ngo zitabyara amacugane. Bitaba amacugane. Ikintu twabashishikariza bakora ni ugushyira mu bikorwa isomo bakuye ku ishuri. Mugenzi wanjye yabikomoje aravuga ati umwarimu afite abanyeshuri 10 cyangwa 20, hari uwo yigisha binyura aha bigasohokera hariya, hakaba hari n'uwo yigisha bikamugumamo. Iyo ikintu twabashishikariza, uwumva afite rwose igitekerezo cyo kuba yakwiteza imbere, natugane tumugire inama, tumuganirize, tumubwire uko ino baba nabangaye cyangwa aza twiyungeho. Tumubwira ati ngwino dufatanye, aho kugira ngo usubire mu nzira wari urimo. Oya, yisubirayo ahubwo naza dusange, dukorane nawe arebe ibyo tugezeho. Nkuriya twavanye ku ishuri, we ntabwo twamufata nk'umuntu uturutse hanze. Ubu se ko yabavuye ku ishuri, ubu umuntu uturutse hanze kugira ngo atuzemo araduha miliyoni. Ubu umugabane shingiro kugira ngo aze avuze kutujoiningamo araduha miliyoni. Wa mwana uvuye ku ishuri miliyoni azayikura hese? Warumva azabatangiye. Agomba kuza rero, we ntazavuge ngo nta mafaranga mfite, yumve yuko atagomba kutuzamo. Wowe rwose ya miliyoni ntago ari ngombwa kwitanga se? Uwo mwana azaba yikuye he? Ko azaba avuye ku ishuri wenda, kuko iyo tuvuye ku ishuri leta yacu iradufasha ikavuga ati ko ntabwo uzajya ku ishuri nta bitabo, nta kayi ufite, nta mwenda w'ishuri, ariko ntabwo wamufata nka wa muntu utaragiye ku ishuri. Hanyuma ni iki mwasaba leta rero? Ikintu twasaba leta, ubu aho tugeze ntabwo twayigora, ntabwo ari byinshi, ntabwo umwana ajya acuka, umwana ntabwo ajya acuka. Wa leta ni umubyeyi wacu, tugomba turacyabasaba, ari ikintu cya mbere tubasaba, abo bana nibaze dukorane, kuko twe ntabwo turi benshi, twagira no mu 100 tukanagura rwose, tugafata n'ahandi kugira ngo bagenzi bacu nabo bagire gute batera imbere. Abo twavanye ku ishuri turi abantu 9, abatwiyunzeho ni abantu 6. Hanyuma
reka tubashimire cyane inshuti rero mukurikiye ikiganiro babayeho bate kuri TV10 twasuye abakanishi bakorera mu igaraje riherereye mu mujyi wa Kigali ariko igahanga by'umwihariko igaraje imboni z'igihugu z'ejo heza rigizwe harimo bamwe mu banyamuryango bavuye kugororerwa Iwawa bagira igitekerezo batangira umushinga bati twatangiranye igishoro cya miliyoni n'igice mu myaka hafi 4 ishize ariko kuri ubu hari byinshi tumaze kugeraho hari abashinze za butike mukanya nazo turazibereka hari abaguze moto izi ntama na kwihene murimo kureba duhagaze mu kiraro cyazo n'umusaruro wavuye mu bukanishi bakora baravuga bati tugomba no kwizigamira ntidukore n'ubukanishi gusa ahubwo tukagira n'indi business ku ruhande cyangwa se ikindi gikorwa ku ruhande kitwinjiriza bati turagurisha bati mumaze kugurisha kangahe ntabwo twamenya umubare wazo ubizo twagurishije hamama amasekurume hano hari ya nyikundi tumaze kugurisha nyinshi zirenga nko muri 50 ubwo mugurishije muhita mushyira kuri konti iyo tugurishije amafaranga tugurishije tuyashyira kuri konti hanyuma rero dusubire mu igaraje baragira bati twatangiranye miliyoni n'igice none tugeze kuri miliyoni zirenga 35 ibikorwa birivugira bamwe baguze moto abandi baguze bafite butike abandi bafite ibindi bikorwa bitandukanye bafite ihene bari bakoze ubworozi bw'ihene ndetse n'ibindi kuba akora akazi k'ubukanishimo hano bigufasha iki mekanike imfasha kuba nagurira abana banjye mituweli umuryango wanjye mbega ngo nkukorera ibisabwa ku ishuri ndabishyurira mituweli nkabishyurira nanjye ubwanjye nkishyurira mituweli urumva nta kibazo kabisa nkishyura n'inzu mbamo urumva mbega umwuga wanjye wa mekanike umfasha byinshi cyane wanamfashije kuba nashinga gucuruza piyesi nk'izi ngizi nicyo ngicyo byamfashije nawe wavuye Iwawa njye ntago navuye Iwawa ariko nanyuze mu bindi bigo cyane nk'Igitagata niho nanyuze honyine nacyo ni ikigo cy'ingororamuco kandi cya leta nyura no mu kindi cya Rugamba Sipiriyane n'ibyo bigo byonyine bibiri nanyuze wanyuze wowe mu bigo bibiri urumva rero ibyo nigiye Igitagata navuyeyo 2010 kuko nagiyeyo 2008 marayo imyaka 3 mvayo 2010 Igitagata wavumaze y'imyaka 3 urumva rero ngeze i Kigali naragomeje ndayiga muri bwa buzima busanzwe nza guhura na bagenzi banjye bagiye Iwawa mbasaba ko nanjye nabiyungaho tugakora umushinga nk'uyu nguyu niwo rero nabiyunzeho nkaba ngeze aha ngaha nanjye ndi umupapa w'abana 2 na madame ni iki wabwira urubyiruko rukurikiye aya masaha urubyiruko narugira inama yo kwikuramo imyumvire mbega yo kumva ko byarangiye ubuzima bwabo ari ukuba mu muhanda cyangwa gukoresha ibiyobyabwenge bakabyikuramo ahubwo bakegera bagenzi bacu mwatwe nyine akaba yaza akavuga ati ngiye ndumva nanjye mwanyigisha umwuga wazangirira akamaro ejo hanjye hazaza nuko nguko bimeze n'icyo nabagira inama uko byagenze urumva kugira ngo nisange mu kigo Gitagata navuye mu rugo nyine nkurikiye bagenzi banjye i Kigali tujya gukora uburara tubukorera Nyabugogo niho natangiriye uburara urumva baramfata banjyana kwa Kabuga inshuro ya mbere baraza bajonjora kuko nari umwana baranjonjora banjyana Igitagata mvuye Igitagata rero ngeze Igitagata nsanga bari no gucyura abanyeshuri mbona ni byiza nkabona umuntu bamuhaye imashini y'ubudozi nkabona undi bamuhaye amakayi karito y'amakayi
avuga ni nanjye nzava hano nizi kubera noneho ko nari nzi gusoma no kwandika byatumye nangirira mu wa mbere kandi mfite imyaka 9 yose urumva natangiye mu wa mbere ndi mukuru. Wagiye hariya ahantu ufite imyaka 9? Nagiyeyo mfite 9 nazi no kwiga nazi no gusoma izina ryanjye nta n'ikintu cyo mu ishuri nzi. Ngeze mbonye ukuntu baciye bagenzi banjye umwana ajyanye amakayi avuga atagiye kwiga iwabo nanjye ndavuga reka nige mpita nangirira mu wa mbere primaire ndazamuka ngira mu wa kabiri navuye Igitagata ngeze mu wa gatatu bihwanye na ya myaka 3 namazeyo. Hanyuma se waje kwisanga wasubiye ahandi gute? Kwa Rugamba naje kwisanga nsubiye muri kiriya kigo cya Rugamba Sipiriyane bitewe n'iki ubwo naratashye ngeze I Kigali ndongera nsubira muri ka Gakungu Kiduka bongeye bamfashe banjyana kwa Rugamba Sipiriyane naho miga indi myaka ingahe indi myaka 2 navuye kwa Rugamba Sipiriyane nize ngeze mu wa 5 primaire. Mvuye rero ngarutse kwishyura amashuri biragora mu rugo ngarutse mitatsubira mu muhanda mu gihe nahigaga ariko nago bongeye kumfatana ahubwo nahise mbona na bano bagenzi banje bari gukora itsinda mba ndabenjoyinze birangira nanjye nkomerejeho maje gukora imyaka 2 mbona kuba njyenyine nago ari sawa mpita nshaka umuryango rero aribwo nahise nshaka umugore. Ubu rero urimo urakoresha irihe banga uravuze uti mfite abana urimo gukoresha irihe banga kugira ngo umwana wawe cyangwa se abagukomokaho batazatera ikirenge muri cya kindi cyawe cyatumye wisanga wagiye mu bigo ngororamuco? Ibanga ndi gukoresha ni ukujyana abana mu ishuri. Ubwo njyewe amasomo nabonye mbega ibyo nabonye ndi mutoya nibyo ndi kubakorera ni ukubajyana ku ishuri bakiga mbega amashuri nize ntago natuma abana banjye batayiga nibyo mbega ndakorera abana ndakora nishyura amashuri kugira ngo babeho neza nabo batazisanga mu buzima nk'ubwo nisanze. Ababyeyi nari mfite umwe nabwo nza kumubura birangira ari uko nyine ubuzima bucanga cyanze. Niyo mpamvu ni nacyo cyabiteye cyane. Yego ni yihe nama wagira ababyeyi badukurikiye ushingiye ku byakubayeho ukisanga wagiye mu muhanda ukisanga wageze mu bigo by'ingororamuco nihe nama wagira ababyeyi bagenzi bawe? Inama nabagira ni ukwirinda amakimbirane mu muryango. Amakimbirane mu muryango akenshi niyo atuma abana twisanga mu muhanda. Niba papa ntashye nkagira mu rugo ncihura madamu nkamukubita madamu abana mbege ibyo wigishije umwana bituma nawe abikurana. Niba nje nkashihura umugore umwana azakura avuga ati nanjye umugore wanjye nzajya mushihura kuko nabonye papa ariko abikora. Nuko inama nabagira ni ukwirinda amakimbirane mbega muri make. Urabona nk'ubu twebwe tujya gushinga ino koperative akarere kaduhaye 1,5 miliyoni turi abantu 7. Ubwo si twe twenyine bayihaye akarere kafashije urubyiruko rwose rwavuye hariya. Ubwo hari abagiye babaha 300 350 45 ku muntu umwe. Urumva twebwe twarayatengeje kujya tujya kuyagura ziriya hene twarabaze turavuga duti aya mafaranga leta iduhaye ushobora kuba ariyo nkunga izaduteza imbere ahubwo kuyisigasira ni gute? Nuko twafatanya amafaranga leta iduhaye tukayaguramo ikintu kimwe twese duhuriyeho tukajya tubasha guhurira kuri cya kintu ni nabwo tuzabasha ko n'umujyi wa Kigali wene nawe uzatureberera ukaduha izindi nkunga. So ngerera icyo nashaka kuvuga navugaga ngo aka karere kadufasha buri muntu umwe ntibazongere kubikora kuko benshi twayafatiye rimwe nta muntu n'umwe wabaza n'igiciro cya 5 bagiye mu muhanda barasinda basubira muri bwa buyobe ndetse bamwe barongera baranafatwa. Kuba
bagiye bayaha ari umwe umwe. kuba bagiye bayaha ari umwe umwe hafi ya bose nta n'umwe wigeze ukoresha ayo mafaranga. Bayajyanye muri gahunda zabo babagamo mbere ndetse barongera banafatwa bamwe banasubirayo. Ngewe ubu ngubu abo twazanye harimo abamaze kujyayo gatatu nanone. Rero navugaga ngo ahubwo leta nk'akarere bajya bagera ku karere, akarere kakongera kakabafatira bije ya miliyoni imwe n'igice bone niba ari abantu 5 bagiye kuyiha, bakavuga ati muri 5 tugiye gushaka ikintu gihuye na miliyoni imwe n'igice muzakoreramo, mwiteze imbere muturutse kuri iyo miliyoni, ndetse na leta ibireba ko ibyo mukora bigenda ikabongereramo izindi imbaraga. Nubwo buryo ngewe nashaka kugira ngo bajye babiplaningamo. Ikintu cya mbere kiba kidushimishije ni ukuvuga ngo kuba mutuzi mwaratumenye mukifuza ko mwatugeraho mukumva ibitekerezo byacu, namwe mukaba mwatugira inama. Icyo ni ikintu nyamukuru cy'uko hari urwego tugezemo, bigaragara ko n'abayobozi baba badutekerezaho, badutekerereza kandi ntago bigeze badutekerereza nabi. Hari mugenzi wanjye waje kuvuga ati nta mwana ucuka ku mubyeyi, leta nk'uko tuyishima n'ubundi turabayo, ntago turacuka turabayo, n'ubundi ubufasha bwaboneka n'ubundi badufasha, kuko ntago twebwe dufite ubushobozi nk'ubw'ababyeyi, ntago turakura nubwo ureba nshaje, ariko kuri leta ndi umwana. Ubwo rero turabashimira kuba mwadusuye, Imana ibaha umugisha kandi namwe mugira amahoro mu byo mukora rwose. Inshuti bakunzi ba TV10 ndabashimiye cyane mwese turi kumwe muri gahunda y'ikiganiro babayeho bate. Tubibutsa ko ni ikiganiro gitambuka buri wa kabiri isa 3 z'umugoroba na buri wa gatandatu isa 2 z'umugoroba. Mwakoze cyane kubana natwe uyu munsi, by'umwihariko twaganiriye na bamwe mu bakanishi babarizwa muri koperative Imboni z'igihugu z'ejo heza, bakorera mu mujyi wa Kigali Igahanga umanuka usanugana mu Bugesera. Koperative irimo cyangwa se yiganjemo bamwe mu banyamuryango bavuye mu bigo ngororamuco, ariko kuri ubu bafite ibikorwa by'iterambere bamaze kugeraho bifatika kandi bigaragara. Shimira cyane uzaba kiriho Charire, twari turi kumwe kuri kamera. Naho ubutaha mu kiganiro babayeho bategewe nari Olive Mburi yambabariye.